ndabashimire mwe mwese mwakoze subscribe kuri Chaba TV, tubifuriza amahoro ya Nyagasani n'imigisha. Uyu munsi twasuye umubyeyi witwa Sengaramameya warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibera hirya no hino mu gihugu. Uyu mubyeyi aherutse gusanirwa inzu ze zari zarasenyutse abifashijwemo n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye ziri kumwe n'aba basore n'inkumi biyemeje gukorera igihugu nta ndishyi, Youth Volunteers. Mu kiganiro n'uyu mubyeyi yashimiye byimazeyo abagize uruhare mu gusaniza inzu kuko zari zarasenyutse nta bushobozi afite bwo kuzisana, dore ko n'abana be nta bushobozi bari bafite bwo kuba basaniza inzu. By'umwihariko ashimira byimazeyo urubyiruko rw'abakorerabushake n'umuyobozi warwo uruhagarariye muri aka karere ka Nyarugenge. Ntimucikwe n'iki kiganiro, kora subscribe. Ubwo no kuvuga ko hari n'abandi wenda bameze nkanjye, urwo rubyiruko rugezeyo baba bagize neza, ariko cyane bakamenya nyine abo bapfakazi baba barasigaye heru nkuko nanjye nari imeze, ariko abana baramfashije, ndanabashimira cyane, bazakomerezeho pe. Kandi n'ababyeyi babo bagiye bishimira abana ibyo bakora, ntibakajye babona abana bagiye bakavuga ngo wenda bagiye mu bibi. Niba baba bagiye muri ibi bintu byo kugira ngo basanire manange bye byarandenze, iby'abana bankoreye byarandenze, kuko ibintu abantu bakuru batari baratekereje ko abana bakamfasha na byaranshimishije, birandenga kuko nta kintu narenzaho no kubashimira cyane. Imana izabaho umugisha. Hari ababyeyi bumva yuko umwana wabo atajya mu rubyiruko rw'abakorerabushake. Umubyeyi kumva yuko umwana atajya mu rubyiruko kuko wenda hari yajyamo agahura n'izo mvune, akumva yuko hari wenda atakorera ubuntu cyangwa se atakwitangira igihugu. Aba babyeyi wabagenera ubuhe butumwa? Oya, ababyeyi bareka abana bajye gukora iyo mirimo y'ingufu, yego baba bavunika ariko baba banafasha n'abantu. Kandi kuvunika ntabwo umugabo wese aravunika. Wenda kumva yuko hari wenda umwana icyo agiye gukora cyose agomba gucyura amafaranga cyangwa se abakorerabushake nta mafaranga bakorera. Ni ugukorera ubushake no kwitanga no kubaka igihugu, mbese muri makeya. Urebye nibo banyarwanda bari kubaka igihugu cyane, kuko bari gufasha abapfakazi, bagafashe nizo mfubyi zikabona aho zirara. No kuri urubyiruko rw'ubu ngubu rufite byiza rukora, ababyeyi babareka bagakora kuko nta kibi kirimo. Kuko urubyiruko rwo hambere rwo rwari urwo kwica, ariko urw'ubu ngubu ruraza rugafasha abantu, rukabubakira, rukabafasha ibikorwa byinshi. Ni ukuri ndanabashimira cyane n'abo babyeyi bareka abana bajye bakorera ubushake, kuko urebye nta kibi kirimo, bari kubaka u Rwanda. Aho rwasenyutse rwose bari kurwubaka kandi rugeze kure. U Rwanda rwacu rumaze kuba rwiza. Biragaragara yuko igihe cya kera cyangwa se igihe cy'1994 ubwo urubyiruko rumwe na rumwe rwishoraga mu bibi, mwebwe kirya gihe mwakoraga iki se? Nta kubakangurira wenda ngo mube mwajya mu bikorwa nk'ibi ngibi tubona byari bimeze bite? Reka bo akazi kabo karako kwica. Akazi kabo karako kwica. Urubyiruko nk'utari umuhutu we ntabwo banamwegeraga, we yari uwo gupfa. We yari uwo gupfa, uretse ko bose abahutu bose atari ko bishe, ariko umututsi wese aho yabaga ari yaritinyaga. Kuko n'ubundi ntabwo baramuhezaga. Mbese bari baratojwe gusa kugira nabi gusa, kuko bari baranababwiye ngo muzajye mubica mujye mu byabo. Ubwo rero urumva nicyo kintu bakoraga. Baricaga kugira ngo bajye no mu byabo. Ubwo urumva nta cyiza bakoraga. Ariko urubyiruko rw'ubu ruraza rugasana n'ibyasenyutse. Birumvikana. Ni ukuri Imana izabaho umugisha abana b'ubu ngubu, kuko bo barakora byiza. Kandi barabashishikariza gukora byiza, ntabwo bo babashishikariza kwica. Ariko abakera babashishikarizaga kwica. Agakura azi ko agomba kwanga uyu. Ariko ubu ngubu urubyiruko rw'ubu rurakura ruzi ko umuntu ari umuntu, umunyarwanda ari umunyarwanda. Nta kuvangura. Ariko kera baravanguraga.
twabonye inzego z'ubuyobozi zitandukanye ku rwego rw'akarere bose bari bateraniye muri urugo rwawe. Birabyo wabyakiriye gute se? Ni ubuhe butumwa wabagenera? narishimye kuko haba umurenge haba urubyiruko yewe n'abari abafurere nayibuka bose baramfashije. Nta muntu utarageze hano. Nshimira umurenge wacu wa Rwezamenyo, executive wacu ni umubyeyi pe. Ibi byose kugira ngo bingereho nuko yahagurutse agahagarara ntabimubwiye. Araza arahareba asanga zose ziri hasi, arahaguruka. Rero mwese niho mwabimenyeye no kubera executive wa Rwezamenyo. Yego. Ni umubyeyi mwiza cyane. Ndanamushimira cyane by'umwihariko n'abandi bose bamfashije. Ndabashimira nta kindi nakora uretse kubashimira gusa Imana ikazabaha umugisha. Na meya w'akarere bose ndabashimira bose bamfashije. Aragukurikiye yitwa Dea Ingabo nziza. Ndamukunda ndabakunda man. Narabashimiye birandenga. Kuko nkunda kugira emotion ariko ibyo kwihangana nta kibazo. Hanyuma hari urubyiruko ruri hirya no hino mu rugamba rwo kurwanya umwanzi utagaragara, umwanzi covid. Uru rubyiruko ni iki warubwira hirya no hino? Urubyiruko rurwanya covid, hari urubyiruko ruri muri social distancing cyangwa se mu rugamba rwo guhashya icyorezo cya covid-19. Sinzi niba ujye babona abasore n'inkumi bambaye amajire. Yego. Bari abana nabo baritanga pe. Birirwa bahagaze ku zuba. Mana nyine nibakomerezaho kuko baritanze. Ni abana beza. Imana izaba ibafashemo gusa n'iki cyorezo ki Imana izakidukurireho kuko nicyo kitwugarije cyane hano mu Rwanda. Bano bana nabo baritanze pe. Urubyiruko rw'ubu ngubu rwose mu bikorwa byose babirimo byose, kandi Imana izabibahembere kuko nta kindi, kuko baritanze kandi ubona bafite n'ubushake. Kuko iyo umuntu akora ikintu agishaka agikora neza. Imana izabibafashemo rero. Ngira ngo nanone ku rundi ruhande ushobora kugenera ubutumwa abanyarwanda batitwara neza kuri uru rubyiruko. Ugasanga hari imbogamizi nyinshi bakunda guhura nazo. Ugasanga nk'umunyarwanda rwose baramubwira bati zamura agapfukamunwa, hana intera. We ubwe ku giti cye akabyakira nabi cyangwa se akaba yanashwana. Ugasanga arabareba nabi. Se ni ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda nk'abo bagifite imyumvire nk'iyo? Abanyarwanda bagifite imyumvire nk'iyo ngiyo bagomba kumva ko iki cyorezo kidashaka uriya cyangwa uriya, twese kidushaka. Umuntu agomba kumva ko byose ari we ugomba kwirinda, kuko iyo yirinze abarinze na mugenzi we. Rwose nibajye bababwira bajye bumva kandi ntibakarinde kubwirwa, bajye bahora bambaye, kuko twese turakitinya n'icyorezo kibi kirica. Ntabwo kikiza n'ikintu kiza kiwirimbura gusa abantu. Kandi rero njye nanduye ndakwanduza nanduze noriya. Ubwo rero bagomba kumenya ko iki cyorezo buri muntu wese agomba kukirinda, kuko iyo akirinze akirinda na mugenzi we. Ubwo rero bajye bumva ntibakajye bazana amahane, kuko amahane nta n'icyo yungura. Ngira ngo turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro. Ni ubuhe butumwa bwa nyuma muri rusange wasigira abadukurikiye, cyane cyane urubyiruko rw'abakorerabushake n'izindi nzego n'abandi babahagarariye, by'umwihariko badukurikiye muri aka kanya? Ubwo ni ukubashimira cyane. Hari abamfashije, ari n'urubyiruko rwose, ari n'abo bayobozi bose. Imana ibahe umugisha kandi bakomerezeho. Ibyo bakoze ni byiza, babikomeze. Kuko u Rwanda rwacu ruri kuba rwiza cyane. Nta mupfakazi urira ngo ntafite aharara. Byonyine birahagije, birashimishije. Turi mu bintu bishimishije. Mana ndashimira umurenge wa Rwezamenyo, akarere, ibuka, urubyiruko, abafurere, abo bantu n'abanyarwanda bose bamfashije. Kandi Imana ibahe umugisha. Waravugize abafurere n'umuyobozi mukuru Murego
nawe ndamushimira ubahagarariye ku rwego rw'akarere ku rwego rw'akarere nawe ndamushimira, ndashimira abanyarwanda muri rusange bose 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 babashije kumfasha muri iki kibazo nagize. Ndabashimira, Imana ibahe umugisha bose. urakoze cyane kuri Chaba TV, reka tugushimire cyane. urakoze namwe.